hano dufite inkweto zimeze neza, inkweto sabana y'umusore urayambara ukabona ko wambaye urukweto rumeze neza. Dufite hano dukweto tw'abadamu n'umukobwa hano mukuye ugarakambara neza hano ugahita umukwa nk'ihene. Hano dukweto tumeze neza cyane amabane. Dufite hano udukweto tw'abana, dukweto tw'abana ewana uraturimba. Hano hari abakobwa rero twatwana tw'udukobwa tugiye kubatizwa. Hano hari udukweto tumeze neza. Muze muri benshi hano ewana ibintu biba bimeze neza. Mabo cyasubire basi hano ibintu biba bimeze neza tu. Abakiriya ndabaza nabo nugira ikibazo. Nuze kugira ikibazo ewana. Ni umuneza. Inkweto zimeze neza hano saba hano utabona handi twagiye imeze bitase. Ubu sindagwenda bitewe n'uburyo nakubonye sibyo. Ino nkweto ewana ni 8,000 byonyine. Ni ku kiranguzo kandi nabwo. Reka mubwiye. Ku kiranguzo. Ariko banza ukigera urebe banza ukigera. Kigera wowe. Anga. Ariko hano cyatanu mwana dore kamwereka icyatanu. Ewana dore icyatanu ni ingiye. Ariko utameze neza icyatanu niyo ngiye pe. Cyangwa utwara kangaka k'ibihumbi 2,500. Inda gutera kibiri nayo wabo menzi. Nari akiri ngiyi mereza 7. Simukaturiye se. Onse karoguheba. 7 bo byose no guheba kira. Nari bikano gupfunyikire. Ufite kode? Oya. Ngiye nkoresha mobile money. Bo nta kibazo. Kanze no gupfunyikire 078. Oya. Ngiye nkoresha 079. Kuri umwana shaka. Oya na mwana mu kazi. Umwana ko 079. 079 88 15 680 urashyiraho nayo ku katariko. Yego niyo yitwa gutya. Ni Munyemana n'ungu. Munyemana Regis. N'ungu rwose. 2,200. Washoje kuzipfunyika nigende. Bana bishoje. Ndabona nayabonye. Mbo. Ndayabonye. Amafaranga wayabonye? Nayabonye kabisa nayabonye. Sawa kandi urakoze. Nacyaza dukunda abagaruka. Sawa mugira amahoro. Kabisa mubanguke inkweto hano. Godi abantu bakunda gukina umupira hano hari godi zimeze neza. Godiyo zimeze neza cyane utasanga handi. Hari inkweto hano zo kujyana muri douche zimeze neza ewana. Inkweto zimeze neza z'abana hano ewana inkweto imeze neza kabisa. Hari inkweto zivura amavunane hano. Nazo ziba zimeze neza zikugorora imitsi mu birenge ewana. Umuntu urwaye imitsi yo mu birenge arakandagira akagira ngo wambaye sikari kabisa silipa zo kujyana muri douche. What's happening baby kunkanguye? Ariko ntabwo kumva ko ari Kwamamaza ibiki? Udukweto ntabwo sigaraye. None ushaka ko tubigenda twamamaze natwe? Niyo anashaka kujya kugura udukweto two gukararamo ndetse n'utundi. Oh baby. Ibiceri ndina hari ikibazo se? Ushaka tugukarabiramo? N'udufunze. Oh nani? No problem. Tugende ngurebera amafaranga arahari. Andi mwetu zimeze neza cyane n'ahandi wazisanga hano
inkweto tutasanga ni Godiyo, abasore bakunda gukina umupira. Karibu Bakiria, karibu. Muraho. Ni byiza. Hano dufite inkweto z'ubwoko bwose. Ukunda gukina umupira, hano hari agakweto kameze neza. Wait. Ntabwo umukire bavugagura amagambo menshi. Bebe, umeze neza? Mama, hano dufite udukweto tumeze neza. Kano gakweto sikakubera. Hano dukweto tumeze neza cyane. Utungutu twakubera. Utungutu tuba tumeze neza cyane. Karebe niba wagakunze. Ariko kano gakweto kavuye mu Butaliyani. Kano udukweto tuba dukomeye. Bashobora kuba bari seriye. Tuba dukomereye reba dushashagira. Tuba tumeze neza. Bibamo n'izindi cyangwa n'ibigucanga utware imiguru ibiri nta kibazo. Dufite amabara atandukanye. Buretse gato. Wowe nakubwiye ngo isene ndazifite sibyo. Vuye mu mujyi amafaranga ndafite mu office sibyo. Akamuntira pakiye wowe. Umugabo wawe arakugurira umumura. Ushobora kupakinga ibintu ushaka hano. Kameze neza cyane musore. Buretse gato. Ufite ubundi bwoko butari ubu? Ubundi bwoko mba mufite muri nkaka kavura amavunane. Nkaka ushobora kugira ikibazo cy'imitsi ukagura izi. Mufite shashandrope. Ziba zihari. Okay. So baby, choose any you want. Continue. Hanyuma upakinge umbwire nishuri nta cyose. Je mweto mubaga zose ni hari amabaga ameze neza n'amabaga ameze neza n'ugiye kibazo. Ese wagura baga tukazitwaramo kuzitwara muri Android. No problem, amafaranga arahari. Fata. Right amusirihe. Hano ino baga imeze neza. Yambaye aya mabaga yose ukari hano i Kigali ntabwo tuyambara sibyo kugura azi support sibyo ushiramo nani tugera mu rugo turabiha umukozi nta kibazo. Iyo niyo nziza urabona fresh. Okay, gura na twa tuntu tw'abakobwa ugure nta kibazo. Uyu munsi niho naje kureba amayirava sibyo. Uragura ibyo ushaka wumva ukeneye byose ushiremo hariya. Parking. Nta kibazo. Urabapfundikira. Fata n'utundi tuntu twose ushaka. Hano ibintu se ko bihari. Hano nane umuziki zawe. Twega bakira guhagarara wapi no. Nari wicaye hano gatoya. Shari n'ingira ikibazo kubera kumenyera office twicara buri kanya raporo ntabwo yabyoroshye sibyo. Reka mbe nicaye wowe uhahe everything sibyo uparike mu hariya. Nakubwiye ko nzakujyana i Kigali wumvishe ko nasobanutse. Narize I love you nize igifaransa gikomeye cyane. Wabyumvise? Okay. Gura ufite umugabo wasobanutse. Arasobanutse kabisa ngena namukunze. Reka da. Nagukore. Eno kumushyira mukobwa wawe se mugura. Nuko akundese. N'umugabo wawe. Nimwandone metatu zabana nacyo sibyo. Tuno nukiremo. Nta kibazo nakoze. Sawa. Genda ndabigukorera mu kibazo. Nta tundi dushyiramo se. Ariko gikoresha intoki. Ariko naje nakunze abantu bamutuza ashaka umugore. Harya nizi. Ariko muzashaka akantu kakayaga mushyira hano. Kavandara karaza. Urabona ko akaga kumenyera i Kigali. Ujya kugura vandarateri tayari kabisa. N'utungutu nadushyiramo nta kibazo. Nta kibazo dushyira. Sawa. Mose. Sheri abakozi bafite matera. Nta tuntu washyiramo. Musore. Izi matera nangahe? Harimo igura ibihumbi 18. Zimwe bitatu toma. Nizo ngizo. Hari n'abagurira matera ibintu cy'birakora ko ahantu sibyo. Mu gitondo nabyutse ngiye brote sibyo. Mita mbona abakozi baranika ibirago birasimba ishaka sibyo. Sanga ikiraro tuzakimure. Nta kibazo ufite amafaranga sinaye bayituziye. Nta kibazo bagire tukajyane hari kibazo cyangwa bagavuga. Iriya nini. Yingiyo asingiye. Yingiye imeze neza cyane. Tuba dufite abamotari barazibagezaho. Mwebwe musiga mwishyuye abamotari umumotari ariko amafaranga arahari. Nta kibazo. Mwebwe muze kuyasigaye nta kibazo. Akira amavuta. Ni ibihumbi 25 rero kwishyura. Nta kibazo. Really nigga?
amafaranga arahari. ntacyo ibyo ni ibiki umugabo w'inda afite amafaranga shiri kutishyura ngo tugende ayo niyo mafaranga wamuye amafaranga cyangwa uri umutubuzi sha mpereza amafaranga wabwo umugabo wawe akampereza amafaranga shiri kutishyura umbwiye ngo mfate ibintu by'abandi hano twebwe ntabwo twebwe waje wiyemera uvuga ngo ufite amafaranga nyishyura uno mugabo wawe afite amafaranga wowe uretse kubeshya kuza mutekera abantu umutwe gusa kabwire kampereza amafaranga ngo gashira no kuri mama nta mafaranga ufite cyangwa gishyira kuri mobile money niba ari Yasoni. oya abomereza ariho sizana nyegurire Sheri, kuki utambwiye kabisa? Iriya mafaranga i Kigali yose barayiba kugenda mu muhanda nyinshoro ku manywa baragufata bakagukanga bayakwambura mu mufuka. Yewe namenyeye kubika amafaranga poshino kabisa. Nari namenyeye kuki utari wanyibukije ko amafaranga yose ari kuri momo mukoresha momo hano. Ni byiza cyane ni mobile money. Urabona hano we nibyo kabisa. Yanshyirizeho barakoresha momo ariko ibyiza no kwakira kuri mobile money. Okay, mobile money. Urakizi icyo ngicyo? Tubishura kuri momo nimero yawe ya telefone 078 83 15 02 11 nangahe 25 uraza gushyira 23. uyu musore yakoze neza sibyo amumujyi hari akantu twita tipu amafaranga urenzaho kubera serivisi wishimiye tumuyengerezeho 5 30. Nta kibazo yerekana nanagukunze kurabya uri umugabo kirabakira ntabwo babagura nta kibazo nakonyegana nakwishimiye sawa yaje. Okay, Sheri nawe kubwira amafaranga arahari kabisa amafaranga arahari Sheri mubwira message nagazi gusoma SMS uraje ubona ko kanyiraje gato sawa nta kibazo Sheri narakuye Really, nigga? franga tubakuya bra mutipe si umutungo zira ko nayo mba niko gendere mugenzi wa mutipe aranuburi bajye mukubita umugingo Really, nigga? none se Sheri ko bamfashe ubona ari SMS
It is finished.